Mwiriwe neza nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri Comeka TV. Nk'uko mubimenyereye muri kumwe nanjye BYT, umwe mu bakuru. Today you must know that gahunda ni ukumenya amateka y'ahantu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Munyemerere uyu munsi dutemberere mu karere ka Burera, tumenye byinshi tutari tuzi bitandukanye. Dore ko iyo wumvishe umugabo witwa Rukara rwa Bishingwe mu mvugo cyangwa se mu nyandiko zitandukanye, uhita wibaza ibyo yakoreye mu Gahunga k'Abarashi, aho ni mu karere ka Burera. Muhaye ikaze, icyo usabwa ni ukuntega amatwi nanjye nkabiva imuzingo, tukamenya bimwe tutari tuzi muri kano karere ka Burera. Wowe utarakanda subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora. Muhaye ikaze. Ubundi mu busanzwe akarere ka Burera ni kamwe mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, kakaba gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Aka karere kakaba kazwiho kuba gafite ibyiza nyaburanga bitandukanye, harimo imisozi myiza cyane ndetse n'ibiyaga bibereye kwihera ijisho. Aka karere kagizwe n'imirenge 17 yose. Nyemerera ndetse unanize amatwi tuvuge iyo mirenge igize akarere ka Burera, dore ko igihe runaka ushobora no kuzatembererayo cyangwa se ukaba utuyeho ariko utazi iyo mirenge yose. Ku mwanya wa mbere turasanga umurenge wa Bungwe, ku mwanya wa kabiri tuze kuhasanga umurenge wa Butaro, ku mwanya wa gatatu ni umurenge wa Cyanika, ku mwanya wa kane turahasanga umurenge wa Cyeru, naho ku mwanya wa gatanu hari umurenge wa Gahunga, hahandi bita mu Gahunga k'Abarashi, aho wa mugabo Rukara rwa Bishingwe yabarizwaga yakoreye amateka, nayo dore ko turaza kuyageraho. Reka tudatinda muri ibyo tugere ku mwanya wa gatandatu, turahasanga umurenge wa Gatebe, ku mwanya wa karindwi turahasanga umurenge wa Gitovu, naho ku mwanya wa munani hari umurenge wa Kagogo, ku mwanya wa 9 hari umurenge wa Kinoni. Reka tugere ku mwanya wa 10, aho turahasanga umurenge wa Kinyababa, ku mwanya wa 11 turahasanga umurenge wa Kivuye, ku mwanya wa 12 haraza umurenge wa Nemba, ku mwanya wa 13 turagera ku murenge wa Rugarama, naho ku mwanya wa 14 hari umurenge wa Rugendabari, ku mwanya wa 15 hari umurenge wa Ruhunde, naho ku mwanya wa 16 hari umurenge wa Rusarabuye, ku mwanya wa 17 ari wo mwanya wa nyuma ugize imirenge iri mu karere ka Burera ni umurenge wa Rwerere. Dukomeje ku bigwi ndetse n'amateka by'akarere ka Burera ndetse n'ibintu bikaranga n'ibyahavuzwe kugeza na n'ubu, reka dukomereze ku bintu biri muri kano karere, aho aka karere ka Burera gahanye imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ni akarere gakurura ba mukerarugendo, dore ko abenshi bahaza bitewe n'ubwiza nyaburanga bw'ikiyaga cya Burera ndetse n'ikiyaga cya Ruhondo. Aho hantu hose ushobora kuhakorera imikino itandukanye, ariko cyane cyane umukino wo koga. Ndababwira ko abanyamahanga benshi cyane, tudakuyemo n'abanyarwanda, bakunda gutembera aka karere kabakurura kubera ibyiza nyaburanga bitandukanye. Si ibyo gusa kandi Burera ifite igishanga cy'Urugezi, aho muri icyo gishanga cya Rugezi hiberamo imisambi itandukanye, aho abanyamahanga bafata indege bakava mu bihugu byabo bakaza kureba imisambi muri iki gishanga cya Rugezi. Si ibyo gusa kandi, tutitaye ko ari n'imisambi, habarizwa n'inyoni z'ubwoko bwiza, aho abenshi bakunda ubwoko bw'inyoni ziba zirimo kuko kuzireba birabashimisha. Dusubiye inyuma gato rero, reka twibande kuri iki gishanga cya Rugezi. Hari n'umuntu wumvishe Urugezi ahita yibaza ngo Urugezi ni iki, ko ntarusobanukirwa. Ubundi Urugezi ni igishanga kinini cyane kigizwe n'ibyatsi bita urukangaga ndetse n'urufunzo. Ubu hakaba hari n'ibiti byatewe mu rwego rwo gufata neza uru rugezi. Iyo witegereje neza usanga ibyo biti bikikije uru rugezi, ni mu buryo bwo kubungabunga uru rugezi ndetse n'ibinyabuzima bicuyemo. Iki gishanga cya Rugezi kikaba kiri muri aka karere ka Burera,
ahahoze ari mu gace k'ububeruka kari gakikijwe na Ndorwa, kagahana imbibi n'Urukiga ndetse n'Ubufumbira, byombi ubu bikaba biherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Dore byaje kurangira inteko y'umuco ihashize mu hantu ndangamateka mu rwego rwo gukomeza kuhabungabunga. Urugezi ni hamwe mu hantu hafite agaciro gakomeye cyane, dore ko iyo hari abantu babashije kujya kuhahungabanya cyangwa se kuhabuza umutekano nk'abantu bajya kwahiramo ibyatsi, abo barafatwa bagakumirwa hakiri kare, ndetse hari n'ibihano bishobora guhabwa umuntu ugerageje guhungabanya urugezi cyangwa se inyamaswa zimwe na zimwe ziba muri uru rugezi. Ibyo byari bimwe mu bintu biranga aka karere ka Burera ndetse binabungabungwa mu buryo bwo gukurura ba mukerarugendo. Munyemerere twigerere kuri wa mugabo twavuze witwa Rukara rwa Bishingwe, nawe azwi cyane nko muri kano karere ka Burera, aho yakoreyemo ibintu bidasanzwe n'ubu abantu baracyabyibaza, dore ko byagiye byandikwa mu nkuru zitandukanye. Abo turi kumwe mu kiganiro, mureke gukomeza kugira amatsiko kuri uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe uvuga ko yabayeho, ariko hari benshi bakimushidikanyaho. Mureke kugomeza gushidikanya kuko nabazaniye amakuru ahagije kuri uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe. Nta wundi ni wa wundi mwumvishe bavuga ko yishe umuzungu. Reka duhere ko tuvuga ibyabaye ku itariki ya 1 Mata mu mwaka w'1910, nibwo uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Uwo mupadiri akaba yaritwaga Pauline, amutsinda kuri Nyabungo, ni mu Burera. Waba uhise wibaza ngo uwo mupadiri yazize iki? Bivuga ko uwo munsi padiri yamutumijeho. Padiri ndavuga ko yatumijeho Rukara kugira ngo aze asobanure impamvu yaranduye imbago abazungu bari barashinze mu masambu y'Abarashi Rukara yakomokagamo. Ubwo ni cya gihe abazungu bagenda bagashinga imbago mu masambu Rukara yakomokagamo, ariko biza kurangira Rukara agiye ashingura izo mbago. Ubwo nibwo uyu mupadiri yatumijeho Rukara kugira ngo aze abisobanure. Rukara nibwo akihagera yahuye n'uyu muzungu, ariko uyu muzungu akimutera imboni imbere gato yahise amusuhuza akoresheje ijambo yambu. Yaramubwiye ati yambu Rukara. Rukara akimara kumva iryo jambo yambu ahita amwihanangiriza kutazongera kumusuhuza akoresheje iryo jambo, kuko Rukara ntiyakundaga iryo jambo yambu, bitewe n'uko yari azi ko yambu ari ijambo rikoreshwa rinafite ubusobanuro bubi, dore ko yambu kuri we yari azi ko ari ukwamburwa abana. Padiri akimara kumva ayo magambo Rukara avuze yahise abifata nk'agasuzuguro kuri we, abamukubise urushi. Namwe murabizi uburakari bw'umugabo uzi ko ari mukuru. Rukara yahise afata padiri amukubita ku munigo kugeza aheze umwuka. Yamukubise umunigo bitewe n'uko yahise agira uburakari bwa rushi padiri yari amukubise. Nibwo padiri umwuka wahise ushira. Ese wowe uribaza nyuma y'urupfu rw'uyu muzungu byaragenze gute? Nyuma y'uko Rukara yivuganye umuzungu, ese nta ngaruka byaba byaramugizeho? Ibyo byose byabaye nyuma y'urupfu rw'uyu muzungu. Uraje ubisobanukirwe mu kindi kiganiro kizanyura kuri Comeka TV. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukaza udukurikirana hano kuri Comeka TV, aho uzaza uhasanga amakuru yizewe yakorewe ubucukumbuzi, aho nyine umenya byinshi bitandukanye, ukamenya aho isi igeze ndetse n'aho yahoze. Uyu munsi twari twatembereye mu Rwanda, dore ko twibanze mu karere ka Burera, aho twabonye byinshi bitandukanye
twamenye ibyiza nyaburanga bigize aka karere ka Burera. Andika muri komenti aho wifuza ko nazagutembereza ubutaha. Mwari muri kumwe nanjye BYT, umwe mu bakuru, you must know that, ku mateka y'ahantu n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Naho ubutaha.